aho ngaho rero uri kubona muri screen yawe niho ubukwe bwa Josh Ishimwe ndetse na Gloria Umutoni bwabereye, ndetse ni naho baje nyine gusabira. Uri kubibona ko hadekoye neza cyane, hari amazina yabo mu mpine, ndetse kandi uri kubona ko na Josh Ishimwe yaserutse neza cyane, yatambutse neza cyane. Ndagira ngo turebere hamwe uko gusaba no gukwa byagenze hano muri ibi birori bya Josh Ishimwe ndetse na Mutoni Gloria. Ngo ikaze kuri Admount New. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda hanze yarwo ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana ngakomeze abane nawe, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane mu mirimo ugenda ukora. Ndabizi ko tuba dukora imirimo myinshi igiye itandukanye, ndakwifuriza rero kugira ngo ibyo ukora birusheho kugenda neza cyane. Ariko kandi nubwo nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane aho uherereye hose, imirimo ugenda ukora itandukanye, ndagira ngo unyemerere nguhe n'ikaze kuri Admount New. Hano tuganira amwe mu makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, amakuru akomeje kugenda agarukaho kenshi rwose mu binyamakuru byinshi bitandukanye, haba muri entertainment, haba muri showbiz nyarwanda nyine, cyangwa se muri society nyarwanda hose. Tugenda tugerayo tukareba uko bimeze, hanyuma tukabizana tukabiganiraho hano. Uyu munsi rero turi ku itariki 21 Kamena umwaka 2025. Ndabizi ko iyi tariki mwari mwitegereje muri benshi, by'umwihariko bamwe mu bantu tubana umunsi ku wundi mu biganiro ngenda nkora bigiye bitandukanye. Mwari mutegereje kuzareba ubukwe bwa Josh Ishimwe, mwari mutegereje kuzareba ese ngo bizaba byifashe bite, ese umugeni ngazaba yambaye ate, ese Josh Ishimwe azaba seruka ameze ate mu birori byo gusaba no gukwa. Uyu munsi rero ku masaha mu gitondo nibwo harimo haraba umuhango wo gusaba no gukwa mu Buholandi, niho uyu mwana w'umukobwa Umutoni Gloria avuka nk'uko twabigarutseho mu nkuru zigiye zitandukanye. Rero uyu mwana w'umukobwa iwabo ni mu Buholandi, niho avuka, ariko nubwo ni Abanyarwanda ariko baba mu Buholandi. Hanyuma rero akaba yarabaga muri Canada, ariho yari afite akazi, niho nyine yabaga, ndetse kandi yaje guhura na Josh nyine aba muri Canada. Rero bagiye gusaba no gukwa, nyine ubukwe bubera hariya mu Buholandi. Byari ibyishimo byinshi cyane rero kuri Josh Ishimwe, akanyamuneza kari kose rwose, akamwenyu kagaragaraga cyane rwose, yahoraga amwenyura, ubona ko ubukwe rwose ibintu bimeze neza cyane. Ndetse kandi ntago ari we gusa, na Mutoni Gloria yabonaga ko uyu munsi yarawutegereje, ubona ko ibyishimo ari byinshi, ndetse ubona ko ni hari ukuntu mu bukwe ubona bari kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukabona barimo baramutinza, ukabona arashaka guhura na Josh. Mu magambo bagiye bagarukaho cyane mu birori, kumwe abasaza nyine babaganira batebya baganira nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu bukwe, imihango nyine yo gusaba no gukwa. Murabizi niba ari imihango, niba ari imisango, mumbabarire niba nkoresha ikinyarwanda kitari cyo, ariko twese turabizi ko mu bukwe nyine haba amagambo akunda gukoreshwa yo gusaba ndetse no gukwa. Rero ayo magambo yakoreshwaga rwose, ubonaga ko abantu bizihiwe, benshi bafataga utuvideo twinshi tugiye dutandukanye, ndetse na zimwe muri video ndi kugenda nifashisha gukoresha hano muri kubona ni zimwe muri video za bamwe mu bantu bari hafi cyane y'abageni bagiye bafata, hanyuma bagenda bazishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye. Josh Ishimwe rero yaramaze iminsi ari hariya muri biriya bihugu, yaragiyeyo ajyanye na mama we ndetse na bamwe n'abantu bake bo mu muryango we, bajyanye nyine muri ibi birori by'ubu bukwe bwabo. Rero bari bahamaze iminsi, twagiye tubibona cyane ku mbuga nkoranyambaga, byagiye bigarukaho cyane. Murabyibuka ko Josh Ishimwe yaje kugira atya agakora ibirori byo gusezera ku busore bwe, nubwo yitangarije ko atari we wabiteguye, ahubwo ari abantu b'inshuti ze babimuteguriye nyine, hanyuma kugira ngo asezere ku busore bwe, cyane ko bari muri bya bihugu nyine ngo bikunda kubaho, banabikora nta n'ikibazo kibirimo, nubwo mu Rwanda babitinzeho. Ibi ngibi twabiganiriyeho ndetse byanarangiye. Kuri uyu munsi rero finally ubukwe bugize gutya burabaye.
ntabwo nshaka kwizimba mu magambo ndavuga bikeya hanyuma nkureke wihere ijisho uko byari bimeze gusaba no gukwa hano mu Buholandi nyine mu bukwe bwa Josh Ishimwe wirebere uko byari bimeze. Iyi ngiyi ndakigira nk'igice kibanza hanyuma mpite nshyiraho n'indi video none ndi gusesengura yuko byagiye bigenda akantu ku kandi uko ubukwe bwatangiye nyine ndetse no ko bwageze ku musozo kuko kugera kuri uyu munota aka kanya ndi gukora iyi nkuru ntabwo ubukwe burarangira haracyarimo gusaba byarangiye ariko urumva nyine hasigaye kuba bajya nko gusangira cyangwa se nyuma y'iyo mihango nyine batumiwe aho bagiye kwakirirwa nabyo ni ibirori mu bindi kandi murabizi ko aho biba bishyushye cyane kurushaho. Ndagira ngo ndeke kwizimba mu magambo turebe utu tuvidewo duke twagiye tugaragara cyane hanyuma tuzi tujya ku nkuru ya nyamukuru neza uko ubukwe bwagiye bugenda kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ryabwo. Ndagushimiye cyane wowe wafashe umwanya wawe ukabana nanjye ndetse ukabona afata umwanya wawe ukajya ubana nanjye mu biganiro tugenda dukora bigiye bitandukanye. Mu kanya rero indi video ndibuze gushyiraho ntize kugucika. Ciao ndabakunda cyane.